Mwaramutse neza abandi mwiriwe bitewe n'aho muherereye mu mpande z'isi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku munsi mukuru w'abakundana, bo benshi bakunze kwita Saint Valentin. Turarebera hamwe inkomoko zawo, aho uwo munsi mukuru waturutse, kubera iki se ubundi wizihizwa ku itariki ya 14 Gashyantare. Ubundi se mutagatifu Valentin we yari muntu ki? Buri tariki ya 14 Gashyantare benshi bizihiza umunsi w'abakundana bakunze kwita Saint Valentin mu rurimi rw'igifaransa. Ako se mu by'ukuri waturutse hehe, ukomoka hehe? N'ikindi kibazwa, kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, kandi siko byose ari byo, kandi sinako abantu bose babyumvikanaho. Gusa uwo munsi wo urahari, uranizihizwa ku isi yose, nubwo nta konji itangwa kuri uwo munsi. None se umunsi mukuru w'abakundana Saint Valentin waba ari umunsi wa gipagani? Bavuga ko Saint Valentin yashyizweho kugira ngo hakurweho umunsi mukuru wa gipagani wagendaga ufata indi ntera mu Banyaroma. Umunsi bitaga mu rurimi rw'igifaransa le Lupercal. Uyu wari umunsi mukuru wo kwizihiza ikigirwamana Lupercus, ikigirwamana cy'uburumbuke gitanga urubyaro. Bavuga ko kuri uwo munsi abasore n'abagabo bakoraga ku buryo bihindura ukundi ntube wabamenya, hanyuma bakajya mu mihanda bagashaka abakobwa b'inkumi bari bonyine, bakabafata bakaryamana nabo. Mbega umunsi! Basobanura kandi ko uwo munsi wari ugamije kongera urubyaro ndetse n'indi miryango mishyashya ikavuka. Ariko mu by'ukuri iki gisobanuro ntabwo ari cyo, kuko nta nyandiko ihari ihuza itariki ya 14 Gashyantare n'iby'urukundo rw'Abanyaroma. Andi makuru nanone avuga ko kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera. Mu Bagereki kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye, Zeus na Hera. Nyuma y'ibinyejana 14 nibwo hadutse ikindi gitekerezo cyerekeye uwo munsi w'abakundana Saint Valentin. Umuganura na sizeni y'abakundana. Iki kikaba ari ikindi gisobanuro cy'umunsi w'abakundana cyo mu gihe cya vuba aha mu mateka. Mu Bwongereza ku itariki ya 14 na 15 Gashyantare bivuga ko ari bwo inyoni zihura zimyana kenshi. Abasizi rero bo mu kinyejana cya 14 n'icya 15 birashoboka ko babimenye, maze bahimba igitekerezo cy'uko ku itariki ya 14 Gashyantare ari umunsi w'abakundana ndetse n'abafitanye ubucuti. Ni mu kinyejana cya 19 wubatse izina cyane ubwo hahimbagwa Valentin. Yari amagambo makeya yuje urukundo abakundana bohererezanyaga ndetse n'abafitanye ubucuti bakabikora. Mu kinyejana cya 20 umunsi mukuru w'abakundana wakomeje kubaho, hakorwa udukarita two kohererezanya maze uhinduka umunsi w'abakundana. Urundi ruhande rw'abafitanye ubucuti bararureka. Ariko umunsi w'abafitanye ubucuti waje kongera kuvuka, bawita Valentine's Day. Ubu ngubu abacuruzi basigaye bungukira muri Saint Valentin ku buryo bw'ubwenge ku munsi w'abakundana. Miliyari nyinshi z'amakarita n'impano biratangwa kuri Saint Valentin. Bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri 1.5 miliyari. Muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakunda. Saint Valentin rero ugasanga igwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi.
None se umunsi mukuru wa Lupercule waba ari umukurambere wa Saint Valentin? Abanyaroma bizihizaga umunsi mukuru wa Lupercule hagati ya 13 na 15 Gashyantare. Wari umunsi wo kwisukura kandi baha icyubahiro ikigirwamana cy'amashyo n'abashumba, bikanagaragaza umusozo w'igihe cy'itumba. Reka turebe uko itariki ya 14 Gashyantare yaje gutangira kwizihizwaho Mutagatifu Valentin. Mu mwaka wa 494 Papa Helasi wa mbere yaje kuvanaho uwo munsi mukuru w'ikigirwamana Lupercule, maze afata Mutagatifu Valentin nk'uhagarariye abakundana, maze hashyirwaho umunsi wo kumwizihiza wo ku itariki ya 14 Gashyantare. Bivugwa ko Valentin yari umunyaroma wo mu kinyejana cya gatatu ku ngoma y'umwami w'abami Claude wa kabiri, bari barahimbye Claude w'umugome. Kubera ko uwo mwami byamugoraga kubona abasirikare bo kujyana ku rugamba, Claude yibwiraga ko ingo, abagore n'abana ndetse n'abafiyanse aribo batuma abagabo n'abasore batitabira igisirikare. Yafashe icyemezo cyo kubuza abantu gusezerana ngo babane nk'umugabo n'umugore. Hakaba muri icyo gihe hari umupadiri witwaga Valentin, we rero yakomeje gusezeranya rwihishwa abageni. Aho umwami w'abami Claude abimenyeye aramufunga. Mu gihe Valentin yari mu buroko, hari umukobwa w'umwe mu bamurindaga wazaga kumusura, akaba yari afite ubumuga bwo kutabona. Inkuru zivuga ko mbere y'uko Valentin acibwa umutwe, yahumuye wa mukobwa mu gihe yari amwohereje ubutumwa bwanditse businyeho ngo Valentin wawe, ton Valentin, your Valentine. Mu by'ukuri iyi nkuru ni nziza, ariko ni igitekerezo, ntabwo byabayeho. Indi nkuru nanone ivuga ko mu gihe Valentin yari afunzwe akajya asurwa n'uwo mukobwa w'umwe mu bamurindaga, uwo mukobwa akaba yaritwaga Julia, akaba yari afite ubumuga bwo kutabona. Ngo Julia rero yasabye Valentin kumubwira uko isi n'ibiyiriho bimeze. Maze uko Valentin yagendaga amusobanurira uko bimeze, ari nako bagenda bahura kenshi, byaje kubaviramo gukundana, maze habaho igitangaza, Julia arahumuka. Ngo icyo gitangaza cyaravuzwe, maze inkuru iba kimomo, iza kugera ku mwami w'abami Claude wa kabiri wamufungishije, kandi yarangaga abakristu urunuka, maze ahita akatira urwo gupfa Valentin, baramunyonga. Valentin rero yabaye uwahowe Imana, umumaritiri, aza no gushyirwa mu rwego rw'abatagatifu na Papa Helasi wa mbere, maze yemeza ko azajya yizihizwa ku itariki ya 14 Gashyantare. Ibyo byabaye mu mwaka wa 494. Nguko uko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana, le patron des amoureux. Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye, bashyizwe mu rwego rw'abatagatifu kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe Imana, abamaritiri, bakicwa n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma icyo gihe. Uwa mbere ni Valentin wa Roma. Uyu yari padiri, yishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Flaminia. Undi ni Valentin wa Terni, we yari umwepiskopi, nawe akaba yarishwe, ashyingurwa aho uwa mbere yashyinguwe. Uwa gatatu nawe ni Valentin w'umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika. Amateka ye akaba atazwi neza. Muri aba ba Valentin batatu rero, uwitirirwa uriya munsi ni Valentin w'i Rome. Hari n'icyo bita Valentinage. Mu kinyejana cya 19 mu Bwongereza hadutse umuco wo gukora couple, abahungu n'abakobwa mu buryo bwo gutomborana. Umuco wa Valentinage wavukiye mu baherwe b'Abongereza.
inkumi yatomboranaga n'umusore, maze umunsi wose bakaba bategetswe kugira icyo bahana ndetse n'icyo basezerana. Valante na Valentine we bahanaga impano mu ibanga rikomeye, bakagira n'icyo bemeranywa. Reka turebe uko uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa ahantu hatandukanye. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abaseribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino, aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa, bagombaga gushyingiranwa mbere y'uko umwaka urangira. Mu kinyejana cya 14 nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'uw'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Ku munsi wa Saint Valentin, Mutagatifu Valentin, bamwe mu bakristo bajya gusura ibisigazwa bye, byo bita mu rurimi rw'igifaransa relique, ahantu hatandukanye mu Burayi. Mu Bushinwa na Taiwan, kuva mu mwaka w'1980, uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani ku itariki ya 14 Werurwe, abagabo nabo barishyura, bagaha abo bashiki babo umwenda, urukweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza za shokora babahaye. Iyo tariki ya 14 Werurwe bayita White Day mu rurimi rw'icyongereza. Uretse mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana wihariye uba tariki ya 14 Kamena, ukaba witwa Dos Namorados. Muri Colombia ho uba ku wa 6 w'ukwezi kwa Nzeri, ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubucuti. Nk'uko tubikesha igihe.com, mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu urubyiruko rukawitabira cyane kugira ngo berekane ikigero cy'urukundo rwabo. Nk'uko twabibonye, umunsi mukuru w'abakundana bita Saint Valentin ufite ibisobanuro byinshi, ariko igihari cy'ingenzi ni ukubaho ukaba ufite n'itariki wizihizwaho. Abizihiza rero umunsi mukuru wa Saint Valentin tubifurije umunsi mukuru mwiza, ndetse n'abahimbaza Mutagatifu Valentin tubifurije kugira umunsi mukuru mwiza wa bazina wabo mutagatifu. Abatari mwakora subscribe muyikore, ndetse mutange n'ibitekerezo byanyu, munasangize abandi iki kiganiro. Murakoze.